umunsi wampuje na Claude we nzamuhana twicaranye nze nzamubwira twicaranye ntago namuvuga hano ariko umunsi yagaje tukicarana mukadutumira nzamubwira amakosa agera kuri ane yakoze kandi musabe no kuyasabira imbabazi nje ntago nyasha ku ruhande umunsi uzagitegura kandi ntazanga nzavuga kandi meza cyane akomeye kandi aringaniye rero guterana amagambo ko bakozi b'Imana ni ibintu byahozeho kera burya no muntu umwe baterana amagambo nuko dushaka kuyasesengura abandi bafata Yesu bakamwita ngo ni dayimoni abandi akamwita ukundi uhere mu habaze ngo 16 ngira ngo muri Mata avuga ngo naraje ndya ngo abanyita ko ndi umusinzi mfite dayimoni ati Yohana Jean mutafite dayimoni hata abantu ugiye turagiranya gute rero nekereza ko umwanzi ni ukora mu kuryanisha abakozi b'Imana no guhangana no guharabikana ariko bishingiye ku bintu bine by'imbaraga cyambere bishingiye ku mwuka w'ishyari kuko niba uri umusitari murebere no hanze umuntu wese ugeze ku rwego ruzima ruri hejuru byanga byakunda agomba kubona abantu bamurwanya kandi ikindi bashaka kwerekana intege nkeze ariko hari n'ibyiza aba yanakoze kandi rero umuntu ukurwanya wese ntashobora kwerekana yuko ufite kamera nzivuga ngo kuki bitameze uko nguko so mu bakozi b'Imana kubera ishyari kubera kurutanwa mu mbaraga z'ubushobozi tubiganira no kumbaraga z'amafaranga birumvikana ikindi kuba kanaka kurusha amavuta ukumva wayicundaho cyane harabwo kuyinaganikaho ubundi hari amavuta winaganikaho izina rikamenyekana izina rikamenyekana sindi bavuge mu izina abo bose hari amavuta y'umuntu winaganikaho izina rye rikamenyekana byanga byakunda gusa ariko final kuko utabikoranye umutima mwiza urangiza wisanze ahantu habi tuniyanga umuteza itorero niyanga umuha abantu ubuvuze uwo mwanya waramusanze arakunanira so rero ni ibintu by'ishyari uhangana bishingiye ku tuntu tubonamo cye nabihakana se haturaza no kuri tugira umugisha pe umugisha turawubona ubifatika ugasanga icyo gihe rero bagiye gusatana aradukoresheje rimwe na rimwe niyo mpamvu sinzi ngushubije ko bishaka uransubije bitari we ndasubijwe pastor umudivorce yasezeranya kuko hari abantu bagenda bavuga ngo nge ntabwo umudivorce yasezeranya kuko aramutse nsezeranya bibanza ukambaza ko je nemera divorce base barumemukiye buri ugibanza uyimbaze giye ko nyemera ubwo ndabikubajije niba divorce ubundi divorce ni ikimenyetso cyo kunanirwa no gutsindwa no kutabasha kwihanganira ibibazo urimo ibiri yaravuze ngo hahirwa uwihanganiye mugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba iry'Imana yasezeranije abayikunda shingiye ku myizerere yanjye ADPR mbamo cyenda umupantekoti muri ADPR imyizerere yacu yemera ko umudivorce atagomba kongera gushyingirwa nubwo hari udukosa tumwe nigeze kubona kera twakozwe nabyo ndatureka ntitunandeba twe twemera iwacu yuko gutandukana bitemerwa kandi ndacyari umupasiteri muri ADPR ngira rero sinashyingira umudivorce ndabigusaba ngo mbishingiye ku myemerere yanjye ishingiye mu idini nkirimo ahubwo wambaza nkanjye ku giti cyanjye ndamutse ntari muri ADPR urumva nimera gufasha ko orienta cya kiganiro dushingiye ku myizerere ndimo ntabwo wabikora ndi muri ADPR ntabwo nabikora ariko nkawe ariko nubwo nasohoka nabwo ntabyo nakora kuko hari ijambo tuvuga rimwe ukavuga ngo icy'Imana yafatanije ntawe ugomba kugitandukanya ukeretse urupfu ubwo naba reka ngarukiye kuri iryo jambo aho rabyumvikane ko uvuga ngo ubundi yaba umudivorce yaba wadivorshije ubundi bose ntibakoze ibyo bintu ntabwo bambwira ko urugo rwakunaniye nguze kunyubakira urwanjye muri make ntabwo bakwiye gusezeranya bo bitewe n'imyumvire yabo wimbwira muri make bitewe n'imyumvire y'amadini yabo imyizerere y'amadini bitewe n'ibitekerezo byabo bitewe n'uko bumva ijambo ry'Imana bafite uburenganzira bwo guhitamo ariko mu by'ukuri igikwiye cyangwa se icyo ijambo ry'Imana rivuga aha nk'umunyamategeko itegeko ry'u Rwanda n'iryo mu mahanga ryemera ko umuntu umubanye kubona arakunaniye ujya mu rukiko bakagira gute mugatandukanye twebwe mu rusengero batumva ndaguhambiriye paka nawe ukarahira none kwibaza ngo
wa muntu ugusezeranya ngo byanze musazi tubatandukanye none ndakubwira ati iki Imana yafatanije yakagire urarahira ukazamura ikiganza ngo yewe pasiteri runaka shingiye ku by'itorero ADPR rivuga n'iki ijambo ry'Imana risobanuye umuntu kanaka ahindutse umugabo n'umugore ahindutse umugore wa kanaka kuri itariki iki Imana yafatanije nkarahira nkazamura ikiganza shingiye ku mvugo zanyu ngo turwaye dukennye tubabaye sinzakurutisha abandi bagore tuzatandukanywa n'urupfu ubwo rero iyo mugiye gutandukana umwe aba yabaye urupfu urumva buriya nkubwiza ukuri tuzira amagambo twivugiye ariko ku ruhande rwanjye niba koko umugabo akubereye urupfu mu buriri n'umugore akakubera urupfu mu buriri uzabana n'urupfu kugeza ryari ibyo byose ni imyumvire ya muntu ishingiye ku myizerere ishingiye n'uko abona abantu yego ahubwo wakimbaza niba nayo gusobanura uko hanyuma se abashumba wenda babadivorce birakwiye cyangwa se birakwiye ko umushumba ya divorce rimwe kangahe cyangwa se ko niba yaradivorceje yasezeranya ngewe nshingiye kuri yaravuze ngo umwepiskopi n'umushumba wese akwiye kuba umugabo w'umugore umwe cyangwa se umugore w'umugabo umwe ubwo deje ihame rya biba ryapfuye aho kuko yabuze uko agira yarapfumbase urupfu yarapfumbase ihwa yarapfumbase imugoye ahitamo guhungisha ubuzima bwe muri bwa guhunga ubuzima bwe rero yagombye kureba n'icyo Bibiliya ivuga burya abashumba abapasiteri banyumve turebe icyo Bibiliya ivuga so uko birayemera ko uwatandukanye yashyingira amenye igisubizo ngo birisubiza ngo iki ese biremera ko abatandukanye twabashyingira Bibiliya ivuga iki ese umugore utwite aremera ko tumushyingira umukobwa utwite Bibiliya ibivuga iki erega Bibiliya ifite n'ikivuga ku bakobwa batwite Bibiliya nta kintu itavuga kugera no kuryama ku buriri no gusinzira no kurya no kunywa no kwambara Bibiliya ifite ibintu bivuga burya no mu gusenga Bibiliya ibintu bivuga abantu babyuka bagasenga bambaye ubusa ntabwo biri byemera haravuga ngo bazabona ishyano babyuka bihezuye imbiri bakampfukamira ntabwo bagombye gusenga Bibiliya nta kitavuga ivuga kurya kurongora kwambara kugenda gusenga gusura hano Bibiliya isobanura ngo abashyitsi benshi basenya urugo Bibiliya nta kitavuga abana naho kantu karantangaza sinari nkaza Bibiliya uzi ko burya bayita mu cyongereza ngo ni bayita ngo ni believers instruction before leaving the earth ni amahame ayobora bizera mu gihe tarava ku isi niko Bible ivuga ubundi ikintu cyose washaka ni cy'amanyamakuru na siyanse no kurya no kuryama nako abashakanye birifite ukuntu bivuga ntibitinya ivuga iby'inzoga ifite ibyo kugenda ifite ibyo kubyara Bibiliya nta kintu itavuga Bibiliya ni siyanse ni biology ni ibintu ubuzima bwose burimo ahubwo mbabazwa intambara duhura nazo n'abakozi b'Imana no kudakonsilita no kudasoma Bibiliya ngo ikubwire icyo uza gukora siko bimeze nta kitavuga ahubwo ikimbabaza n'abantu bafata ibitari ibyaha bakabita ibyaha bitagaragara muri Bibiliya umusore yaryama yakwiroteraho ngo badayimweranye n'abadayimoni no umubiri we murafonctiona nta kwatura kihana kandi siko kuri kubihari kuko buri umubiri wo ufite ukuntu ukora ni nkuko umuntu akeneye hari ibintu bukeneye kurekura iyo bibuze rero nyine ikoresha ubwenge bwawo ahubwo agera wa musore umugira inama egera umuntu uvuga ngo ikintu dufite vita intama zabuza abashumba abajyanama nta n'ikindi turi kuvuga uyu munsi ufite ikimodoka zagiparitse umuhakarivu njye hari abantu baje gusanga muri biro bari baje n'amaguru bavuye naho ntabwo ushaka kuvuga aho bari bavuye hose muvuye ati se mutashye gute n'amaguru noneho mbakiriye dusangiye turi gusangira muri ofisi n'umusokereteri ati biradutunguye twumva gutabikwa wayo uri umuntu w'Imana ntabwo ducyumva intama zabuza abantu ariko n'imyambarire buriya uzi iyo bahanganye bapfa ipantaro hano barahica rwose Bibiliya yaravuze ngo abagabo n'abagore ntimukambarane bati ni ipantaro mu gihe cya Yesu no mu itangira ry'isi bambaraga amakanzu bose uyu munsi hari ipantaro y'abagabo hari n'iy'abagore ntifite ibimenyetso bimwe hari ifungurirwa ibumoso hari ifungurirwa iburyo ariko ugasanga abantu barahanganye barapfubusa amajipo maremare magufi Bibiliya yavuze metero zingahe z'amajipo
Bibiliya yavuze amajipo metero zingahe. Ari ibintu dupfa by'ubuntu buraho gusa byoke abantu bakabihanganiramo. Ariko by'ukuri umushumba umukozi w'Imana yagombye kureba ngo Bibiliya ivuga iki kuri kino kintu. Ubwo rero abantu bari hafi nibafataga karamu nibandike twigana kwiga ibintu byinshi cyane. Kandi nukuri uko undi bagombye nukuri giye ku myumvire y'umuntu n'imyemerere y'idini rye bashobora kubimwemerera. Hari amatorero amwe namwe atakwemerera ko ugira gute basezanya muri ubwo buryo. Uri n'umusore ntibanakwemerere kuba pasiteri. Zirahari insengero zimwe. So ndumva ariko nagusubiza. Yego. Wigeze kumbwira ngo kwamburana ubusa kw'abakozi b'Imana bituruka ku ishyari. Ubu ngubu nabyita ko ari uguhangana ushingiye ku nyungu zo kuri YouTube. Reka dufate gutyo wica ku ruhande. Rega YouTube igira inyungu nese ariko mwaretse mw'abantu. Bivuze ngo akubita nyazi kugira ngo abafana babiyegereze. Kubite hasi. Hari no municara nashaka kugira ngo amenye abantu bawe neza nyine. Okay. So rero ni inyungu zishingiye kuko turwanira ishyaka rya Kristo. Twahura tukiyunga tugahuza imitima. Ako duhungira za nyungu. Rega ni kimwe nuko urabona ubu ngubu bivuga butumwa rigezweho niryo ku ma YouTube ntuzeri kuri internet. So rero nkuko kera mu madini bavuga ati wacu no hari ibintu byiza ngwino niho hari ibintu byiza ngwino uyu munsi duhurira ahangaha. So ni ishyari kutubahana kudasengana n'ibyaha bitugwiriyemo nanjye ndimo rabyumva no kuba rimwe na rimwe dushaka kwigira beza imbere y'abantu. Kandi ntushobora gupuruva abantu yuko uri mwiza ukeretse Imana yonyine niyo yagaragaza ubwiza bwawe. So kwisobanura no kwigira mwiza no kwerekana ko ari ushoboye no kugira ngo wereke abantu ko wasumbye ariko still ntago bari byiza cyane. Dukorera Kristo twahuriza hamwe. Ariko dukorera Kristo ahubwo iyo tugeze ku nyungu ni ibintu bitandukanira. Biratandukana. Ku nyungu biratandukana. None se kuki izo nyungu iyo muzigezeho cyangwa se abakozi b'Imana iyo bazigezeho ashobora gukubita undi atanitaye ko afite urugo afite urubyaro afite umurimo ashumbye atanitaye ku bakristo uburyo kibazamubona agakubita tu. Umuntu wese waguhagurukiye ntiyita kutwite cyangwa udafite yanko wabyaye cyangwa ashaka no guhanagura izina ryawe nta kindi. Ibyo ni nkuko bavuze ngo ukubita twadukoko ntabara n'uduhaka. Iyo umuntu hagutse ukurwanya akurwanyana n'ibyawe byose nuko uteye nuko umeze. Hanyuma ari ibintu bimaze iminsi kuri social media abantu batabivugaho rumwe bamwe bavuga ngo ni gahunda ya leta yo guhuza amatorero. Yangana ndwaye gripe ariko sindi bigihibyire. Abandi bati ADPR ibintu yakoze sibyo, abandi bati amahano araguye, abandi bati sirarangiye kuba itorero rya ADPR rigiye guteranira muri kiliziya. Ibi bintu mwabibonye mute? Abantu bagukeneye mu kuri nk'umuntu uzwiho kuvuga ukuri kandi kuri kuhuye na Bibiliya. Urakoze cyane. Ngiye kugusubiza. Yego. Ntitaye kuzavuga ibintu nibi. Ngiye guhagarara ku maguru abiri yanjye. Ntambabazi. Mpagaze mu mbaraga z'umwuka wera pani ry'amadini niki. Ndagira ngo umenyeshe ko ibi bintu mwabonye ntaho bihuriye n'ibyo abantu bavuga. Nukuri pe. Ibi bintu ntaho bihuriye n'ibyo abantu bavuga na comment nagiye nsoma ngo isirarangiye kuko kuza kwa Kristo muri Bibiliya nicyo nakubwiraga. Ntabwo handitse ngo ADPR izajya mu bagatolika. Cyo ni cyambere. Yego. Kandi niba nibwira neza muzirikane bari mu ruhembo rusengero kwanza ubundi. Baburuza urusengero bari barimo. Gusa nuko twabonaga rumeze nka kiliziya. None se kuki abantu muzambarize Claude wasanga z'urusengero bari barimo Claude amakuru menshi arayamenya. Rura rusengero bari barimo tiye tugito abantu baje banza banasobanukirwa. Icyambere ngiye kuvuga neruye atari uko ari cya ADPR yantumye ko nta nicyo yanampaye. Sibye ubupasteri kampa n'uburevera nkayisezeraho.
nta mugati waho mbona, nta n'igiceri cy'ifaranga cyaho mbona, ngiye guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana n'ukuri guhari nka pasiteri uzi ibintu yenda mu bumenyi bwanjye buke. Ubundi biriya bakoze ni ubumwe bw'amatorero mu gukorera hamwe mu bikorwa, si ubumwe bw'imyizerere y'amatorero. Ni ubumwe bw'amatorero mu gukorera hamwe ibikorwa bitandukanye, ariko si ubumwe bw'imyizerere y'amatorero. Ubwo ntabwo ariho bishya bishyira, ntabwo byenda kuhagera, guhuza ibikorwa ntibishyira, ntabwo bihura. Oya, wenda bikazarangira n'imyizerere y'isi ihura, ntabwo izigera ihura. Icyo gihe nijya guhura nibwo bizabyegera byahereza, ariko sinibaza ko ari inzira ibijyana aho ngaho, kuko ibi bintu muvuga mubibonye ejo, mwana bifotoye ejo bundi, ariko gihe nyiri pasiteri muri za 2 ndabizi duhurira hamwe ziriya za peace plan, biriya bintu byose murimo. Hari urugaga rw'amatorero y'Apantekoti mu Rwanda, za seperi zari zirimo, ADPR zirimo, abaporoso bahuriramo, hari umuryango usoma Bibiliya nabo turimo twese tuyihuriramo. Ibyo byahozeho n'abagatulika baza kuririmbira muri ADPR, ko bigeze kuza bansanga Inzega baraza banaririmba, n'abandi n'abaporo baraza. Uwo munsi yenda kubera ko nta kamera zarize ko byari byarabaye. Ubu ni ubumwe bwo gukorera hamwe. Hari icyo bita JAF, hari ahantu bahurira mu mujyi wa Kigali amatorero yishyize hamwe nk'ahurira ibikorwa, bagira amanama bahuriramo. Ni uburyo bw'abasenga bafite aho bahurira mu bikorwa byo kuzamura igihugu, ariko ntibarigera bahuza imyizerere. Sinizera ko uwo munsi bari Eucharistia, ariko umunsi baramutse idore kizatubira ko bikireka bavuze ati noneho birahindutse, ubu ifunguro ni rimwe hose. Abagatulika bakoresha Eucharistia bagashyiraho divayi ifite alcohol ya 11 n'abaporo nuko babigenza bamwe. Twe muri ADPR dukoresha umugati usembuye bagura mu maduka hose, bagafata na ji zakozwe ahantu hose. Amatora hari abakoresha n'ibindi bintu runaka bitandukanye, hari abakoresha amacapati. Noneho imyizerere yacu ni ukubatiza mu mazi menshi, twemera yo mu gahanga. Urumva, ariko ntibicaye ngo bavuge ngo tugiye guhuza imyizerere. Bahuje ubumwe. Unese genzi itorero rubamo ngo sinzi ryubamo, nakoze ibyo wasezeraniyemo. Niryo mbamo rero n'ubundi. Ubwo simbizi naryubamo. Claude ikibazo cyo ntabwo zitorerabamo, ariko dushobora guhura. Uyu mugabo uri kunkamera imbere n'ubwa mbere mubonye, sinzi ryabamo. So icyo bavuga ni ubumwe bwo kudahangana no gusebanya no kudasenyana, kuko basanzwe bahurira mu miryango myinshi igiye itandukanye. Barimo urabyumva? Kandi niyo politike y'igihugu, ubumwe bw'igihugu. Yego, ngiye nkuko nifitiye chano yanjye yitwa ubumwe bw'abera, nkabanda yamarije kuri chano zanyu mwihanga ntimuzagakuremo. Kuki njye nayise ubumwe nanjye, kuki njye nayise ubumwe nanjye, shaka umukatolike yumvamo, umuporo yumvamo, undi yumvamo. So rero ibintu ADPR yakoze sinajya torero yonyine ryari rihari, dutandukanye kugira ubumwe mu bikorwa. Urugero, igikorwa rusange mu muganda iyo tugiyemo, amadini ntazamo, n'abadiva ukora ku cyumweru. So ikintu bakoze ni ya myumvire yo mu gihugu y'ubumwe bw'amadini, ariko si ubumwe bw'imyizerere. Abapantekoti twemera ibintu byacu bidahinduka. Nuvuga ngo twebwe twemera umwuka wera n'impano zawo zose. Ubu ngubu impaye no kuvuga mu ndimi hanazivuga, kwa padiri ntibazemera. Iwacu nta mubatizo w'umwuka wera se kugusengera, hariyo barakomeza. Ibyo ntibabisangiye, ntibabonye bajya kwifungura, ntibabonye baganira. Ntabwo ari imperuka. Ni ubumwe bw'amadini, si ubumwe bw'imyizerere n'imihango. Nuko nagusubiza hari urambazaho ikindi ushaka. Hari ikindi wenda kumbaza kuri cyose ndagusubizaho. I'm ready. Nikose. Abantu bari batekereje ko mu by'ukuri ari wa munsi wageze. Ntabwo ikimenyetso cyerekana ko agiye kuza ADPR yagiye mu bagatulika cyangwa amadini yahuye. Hoya. Ntabwo ari cyo kimenyetso. Ikimenyetso nuko ubutumwa buzakwira hose. Muri abantu bagiye kuzana imperuka ni social media. Kuko yo iri kubwira ubutumwa n'abakore n'abatabyumva. Ubundi rikoranabuhanga uri kubona. Ko birabavuze ngo Yesu ntazaza ubutumwa butarabwirwa umuntu wese mu matwi yiwe. Urimo urabyumva. Ikindi niyo mperuka ubundi, ariko ibindi ni ukuri. Nk'urugero nk'ubura nk'uwo mutingito wabaye muri Turukiya. Yesu uravuze ngo imperuka nijya kuza muzumva hamwe intambara, impuha z'intambara, imitingito ku isi n'inzara henshi muzabyumva. Ngo azaba yitegura kuza, ngo kandi ubutumwa
buzabwirwa buri muntu wese. So ngiye shimiye social media, shima abakozi b'Imana basigaye bigisha bamaze kubishyira kuri internet kugira ngo buri muntu wese yumve neza anasobanukirwe neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ndumva ruko nagusubiza. Hanyuma abakristo ba ADPR wenda bari batekereje kuri cya kintu cyajyaga kiba mbere, aho umukristo yajyaga muri kiliziya cyangwa se agiye gutaha ibirori muri kiliziya bakamuhagarika, cyangwa se uwo muri kiliziya yajya gutaha ibirori bya muri ADPR bakamuhagarikira isakramento. Bari babikonseho baravuga ngo ese ubu ngubu n'uyu mushumba wa ADPR nawe ashobora yaba agiye guhagarara, ese bivuyeho? Cyo si ikinyoma se koko? Byarabaga pastor. Oya nuko rusarye nawe umukuru ninde Vita. Ni inkuru bakubwiye ariko ntabyuzi. None se ubu mwene wanyu yakora ukwe mu kiliziya ntumuherekeza? Uyu munsi sinkibibona ariko mbere nabibona. Sibwo bumwe bavugaga se baguhagarikaga ugiye kuba nka marene. Ikintu nemera muri ADPR ni ugutaha ubukwe butashingiwe, nk'abantu bagiye kwishingira baraguhagarikaga. Ariko ugiye mu rusengero naryo ni isakramento rega byose duhurira ku bintu bimwe. Bibiliya ni imwe, ijambo ry'Imana ni rimwe, kubatizwa turabyemera, twemera ijuru, twemera umuriro, twemera umwuka wera, twemera kujya mu ijuru. Icyo dutandukaniraho ni inyungu zishingiye mu itorero. Rero numva ko ntawe bahagarika, kereka bameruka ko baguhagarikaga ari uko ugiye gutaha ubukwe cyangwa se uherekeje umuntu ugiye kwishingira. Ariko wajya mu baporo, wajya mu bagatulika, wajya kimwe nuko n'uyu munsi hari itegeko ugeze gusohoka kera rivuga ngo abo matorero yemeye gushyingirana direct. Ariko twe ADPR nyine kwera ka karongo kacu aravuga ngo niba umusore yashimye umukobwa muri ADPR, uwo mukobwa azamusanga hari cyangwa uwo muhungu aze amusangaho. Twe ntago dushingira abantu babiri banyurije amatorero, oya, no guhuza imyizere. Umusore aramusanga, itorero rwose rikanumurekomanda akigendera, kandi yagarutse ntago bamutenga. Urumva ni ibintu byorohejwe. Akora kumva ariko akunda kumva. Iyi ni ukuri, niba wakunze umukobwa wo mu bangirikani wamugura uti ngwino tubana akakunanira, ni ukuri uraza ugasezera akaguha rekomandasiyo ukigendera. Nta nubwo bavuga ko bahindura imyizerere. Ariko iwacu ntago dushobora gushyingira abantu babiri badahuje itorero. Ikintu mva ni ibintu byakemutse. Rero abakristo bacu nibagira impumyi nibatuze, kuko icyo gihe kujya guterana mu gaturika bagaguhagarika. Ibyo bintu ndumva nabatijwe muri 86 na 7, nkizwe 86 imyaka 20, ifite 57, nta muntu bahoye ko yagiye gusengera kereka uhinduye. Iyo bamenye ko wahinduye itorero ukakira indi myizerere baba bagukize ku ruhande. So je nibakiza ko rero uriya mushumba Yizayi kuba yaragiyeyo nta gikomeye. Kandi mujya mumenya neza ko umuntu wese yitwa ngo umuvugizi w'itorero, umushumba mukuru wa kiliziya, barya abantu n'abanyamwuka, abanyapolitike. Biriya bintu bakoze ni ibintu biri politike igendeye ku cyo leta yifuza, ariko ntago bigendeye mu myizerere ishingiye ku cyo biri ivuga mu itorero. Kuko ibyo uri kuvuga yenda n'abamubanjirije icyo gihe bajyaga bahuriramo, nabo bajyaga bajyayo, n'abandi bajyaga bajyayo, n'abandi bahoze bajyayo, n'abamukurikiye no kuri basanze urwimo bajyaga bajyayo, kuko CPR yahozeho, umuryango usoma Bibiliya wahozeho, duhuriramo twese amadini yose. Ni forum ariko idashingiye kuri ecumenisme nk'uko nabonye abantu bisobanura. Hano sindabyumva. Ko nibwira ko turi nk'abashumba bize, turimo n'abashumba basobanukiwe. Umuntu wasobanukiwe akamenya icyo Bibiliya ivuga, azi gutandukanya ecumenisme, guhuza imyizerere no gukorera hamwe, idini rikaba rimwe, noneho no guhura gusa ku nyungu z'abasangirangendo babo. Ese pastor buriya ntiyari hakwiye gukorwa nka discours y'umushumba umwe muri aya matorero, cyangwa se buri mushumba wese akaba yabikora mu itorero abereye umushumba, hagakorwa discours yo gusobanurira abayoboke b'iryo torero ry'iryo dini ikigenderewe kugira ngo bitaba byakoma mu nkokora abari buze kubibona. Aya nta bintu ntacyo bitwaye. Ariko bose bazagurira nko muri stade batwaye iki? Se n'ubwa mbere ubonye nagize kubera kuri stade ugasanga baje batumiye abo hirya no hino, minisiteri y'igisubizo zikaza twaririmba twese turi kumwe. Nta mpamvu ya discours kuki abantu batagomba kwegera kubahuza mu bumwe.
niba kubundi nkubaza niba ukora ubukuru umukatolika ukantumira nkaza mu rusengero nabatizwa uri umudive nkagutumira ukazi wanjye nakora ibirori ukabitaha iwanjye kuki icyo gihe mutanenga ko twahuje abantu tugasanga ibintu hamwe yaza asangwa fanta akanywa iyo fanta najye wabona asanga banywa inzoga simbintu nkanywa ya fanta ibi ni umuco ntacyo byari bitwaye n'ukuri kandi sinibaza ko uriya mushumba yize mwamugereranya n'ibindi byinshi cyane oya bundi mu bintu bizima abantu b'Imana dukwiye gukora ni ukwirinda tukanubaha no kumenya kuvuga abantu nta si ngombwa guhura se bitwaye iki kuko hari n'igihe bajya none se ubundi birankubaze se ko ntawe ubaza umunyamakuru oya ntacyo mbaza ntawe ubaza umunyamakuru ubundi wagenda akabikora ibyaba ibintu bizima bikwiriye kweri byabona bose baje muri ADPR kandi ko bahazaga ngiye mu rusengero nayo baraga inzega mushumba yarambwenga amatora yose araza katolika barazaririmba abaporo nari imibere aho ngaho barigisha bavuga iki bumwe byo kuba twubahane twe gutukana yenda umuntu nashima imyizerere yawe gusange ariko twe guhora dusa nk'abahanganye ni nkuko reka ngoye nk'urugero nk'ubu ngo ntabwo uzi neza ko hari amashyaka bayishyize hamwe agahurira muri forum ariko buri shyaka rifite ibintu byaryo ryemera bagahuriza ku kintu kimwe gusa intego y'amadini mu Rwanda n'igize no kubaka u Rwanda ruzira intambara kandi urebye abantu bakoze genocide benshi ni abakirisitu na amazina bose bafite amazina ya gikirisitu ntawe ugira irya gipagani gusa nuvuga ngo hari umukatolika hari umupantekote hari umuporo hari umubasira hari abantu bose uzasanga n'ubundi barashyize hamwe bakora ikibi kandi bose barabaye no mu rusengero none kwihuza bashaka kubaka ibyiza gusa ikintu kimwe turi butandukanye ukamenshoningeho ni ubumwe bw'amatorero si ubumwe bw'imyizerere na doctrine katolika yemera purgatori iwacu ntabwo twemera purgatori nk'abantu barindira ngo Imana ibakora umuriro hari ibyo twemera iwacu ntituvuga ibya Bikira Mariya tutabaho ibyo tudakunda iby'abatagatifu by'iki ntibihaba ariko cyari kuba ikibazo gikomeye iyo baza gusangirira ku ifunguro rimwe hariya aho twari kubabwira ngo mwarengereye hari kuririmba ahubwiriza bakagenda ntacyo bitwaye wenda ko bitashyizwe kuri kamera twarabikurikira nta byabaye ramutse byarabaye ubwo ahubwiza ukuri icyo nzi cyo abanyamatorero ndabazi ntabwo reka burya itorero ryose itorero rijyaho rifite impamvu yo kujyaho rikagira n'icyo rihagararaho reka wenda iyo point nyiveho ubwo wenda abantu bari bafite confusion bashobora kuba bumvishe neza ko ari ubumwe bw'imikoranire atari ubumwe bw'imyizerere rwose kuta ecumenism iriya bayitondere yo nijya no kuza ntibazayiyoberwa kuko bazahuza umunsi wo gusenga bazahuza amasengesho bazahuza ibintu byose bihuzwa none ubu se nkari ku buryo utemeye kujya muri iyo korum yo gukora ibintu bimwe bazamushyira ku ruhande ariko ntago haragera ntabwo haragera kuzabugoye mwe bazaba bakiriho mufite ibibazo twe tukiri bato ufite ingorane icyo gihe bizaba bikugoye ku buryo bukomeye kuko bazaguhatira kwemera ibyo utemera ati niyo uri ushaka kugira ngo ubone iki n'iki ubone viza ubone ibyangombwa ubone ubuzima ubone ibyo ushaka aho werekera urabanza wemere urahire ko kuryamana abantu bahuje ibitsina byemeye ibiki byose byemeye bibe nka bya bindi usanga barakoreye hamwe ariko si kino gihe gusa kubazi gushishoza imyiteguro yabyo isa nkaho igenda igera ku rugero itangaje ko abaryamana bahuje ibitsina bemewe cyangwa se batagakwiye gucibwaho iteka muri kiliziya ntacyo bifite ubusobanuro bundi bujyanye no kuba hariho ubu bumwe oya umwe bwahozeho kera papa ataranazaho wa muntu ahubwo ntekerezaho kuba yaravuze ati nabo bemerwe ntabwo yavuze ko abashyigikiye ngo bagende babashyingire yaravuze ngo bafatwe nk'abandi bantu nge disipline narayisomye hariya ariko n'ubundi se hari wabuza kujya mu nsengero ubundi habuza kujya mu nsengero n'undi bariyo ni ukuvuga ngo mubafate nk'abandi bantu bashobora kuba byo bavukanye cyangwa hari ibindi banduye rega buriya nta muntu uragera hatabasha kugirwa inama
ahubwo mbona uyu munsi mu isi ya none aho kugira abantu inama turushaho kubigizaho ku ruhande naho biriya papa biravuze uriya muyobozi wa Kiliziya Gatolika ngira ngo hakiriho na ba Paul wa kabiri umwe bwari buhari bafite aho bahurira buriya n'ibindi abantu babona buriya uzi ko nka buriya Bibiliya uzi ko isoko ikosha amafaranga menshi buriya uwo muryango w'amatorero wishyize hamwe kwari kugira ngo buri mukristo abone Bibiliya itamuhenze nta nubwo zikorerwa mu Rwanda burya zikorerwa muri Korea y'Amajyepfo ntabwo ziba hari ibintu abantu bahishwa ntibabyumve noneho ubumwe bw'amatorero bwishyira hamwe bakora mu muryango usoma Bibiliya burya batangamo n'imisanzu kugira ngo nibura Bibiliya igere mu Rwanda umukristo yabasha kuyigurira ibyo ntabwo baba babyumva rero rwose by'ukuri twifata ibintu byiza ngo tubihindure ibintu bibi naho iriya mvugo yavuze ngo mufate nk'abandi bantu ntiyavuze ngo mubashyingire mugire gute nuko gusa imvugo kimwe abandi bantu bemerewe gushyingirwa ariko bavuze mubafate nk'abandi bantu mwibigizayo mwibajugunya nabo rero bemerewe gushyingirwa oya byose ni ibiki Bibiliya nakubwira buranda cyahagarara ku ijambo rimwe Bibiliya ivuga yuko hashyingirwa umusore n'umukobwa ntaho Bibiliya ivuga ngo hashyingirwe umukobwa ku mukobwa ntaho Bibiliya ivuga ngo hashyingirwe umuhungu ku muhungu rero ibintu byose biri hirya ya Bibiliya ni amahano ibintu byose bivugwa witwa ngo uri umukristo ukabivuga ushingiye ku bindi bintu byose ubusa nk'uwayobye ubusa nk'uwayobye ikibazo ngiye gusorezaho ni iki ngiki ibi bintu byo kwambikana ubusa ku bashakanye muri social media byo ubivugaho iki aho umugabo ashobora kuza muri social media akavuga ngo umugore wanjye namufasha asambana umugore akaba yaza akavuga ati ngo umugabo wanjye meze gutya na gutya mu buriri ntabwo ashoboye ibyo bintu mubifata mute nk'abashumba karamubwire vitagewe rwose Imana yo mu ijuru ntabare iyo mbibonye ndatitira iyo mbibonye mpinda umushyitsi kubera iki nibura muzigishe abaza kuri kamera mubabwire ko ibintu bavuze bibikwa imyaka n'imyaka yego burya nubwo wabisiba kuri channel yawe kuri server ya YouTube birahari kandi umuntu yanayihakinga akazana n'iyo nkuru bajya bibuka umuntu umwe mu Burayi wiyamamaje berekana ifoto yambaye ubusa yambaye akabutura ari ku mazi ubuyobozi bwe burahagarara ibi bintu tuvuga twiyambika ubusa tugira gute bitugiraho ingaruka ikomeye ku ruhande rero nubona umuntu aje kwambikana ubusa kuri social media genda cyafite ikibazo kimwe sinzi kuzakinsubiza kire kubanzanira abakora ku social media bose tukaganira tukica tukakibazaho ese kugiye kwambika ubusa umuntu kuri iyi kamera niwe ugiye kubwira ahubwo ugiye kumusebya ku isi yose kandi byari byoroshye kumuganiriza byakwanga hariho marene wawe hariho pare wawe abo ni abantu bari close wo kubabwira icyo kibazo byarimba uhita ushaka uwagushyingiye byihuta burya uwagushyingiye byihuta mugacoca ikibazo kikarangira mukakikemura noneho bimaze kugera aho ngaho buryo uza enda aba yananiwe cyangwa yaranyuze hose abuze umukemurira ikibazo kuko umuntu wese hano kuri kamera yashaka kwivuga neza buri ugiye kureba ushaka gusanga ari we mu bikuruta abandi bose noneho iyo byitegereje umuntu uvuga ngo umugabo wanjye ngo ntashoboye mu buriri kugiye kubibwira abo muri Amerika Canada Iburayi Afrika y'Epfo wishyize ku isoko ngo haze ubigukorera kuruta uwo mugabo wawe bisa nabyo aho naho najya abanza hibaza wa mugabo wawe uhemukiye kuri kamera niba yaguhahira gazongera kuguhahira nawe icyo azakora kuko twe ku isi y'abantu burya vita ngiye kubwira ibintu bitatu icyambere abantu turikunda kugera ku 100%. Yego. Icya kabiri ntidukunda uvuga intege nke zacu. Yego. Rwose pe tujye tubona umuntu aza muri social media akavuga ariko haba hataragira umuntu umuvugaho agaseka ariko hagira umuntu umuvugaho rimwe intambara zigata zivuga. Ntidukunda abantu berekana intege nke zacu. Yego. Icya gatatu gikomeye duhishira intege nke zacu
ukuntu akazipfuka kakubwira ukuntu yakijijwe kandi mu gitondo yavuye muri rogi mbega ntashaka kubamenya ibyo bintu ariyo mpamvu hari n'ibindi byadutse ku bakozi b'Imana ngo ni ukubakana akaza kuri kamera ngo nje kubaka mugenzi wawe ikibazo abazi neza aho yamushenye burya baje kubaka ko ntiyakubaka ataragushenye bakazana agakino ko kubakana ngo yakuvuze neza niba uri uwo kuvugwa nabi kukiwanga abantu twanga kunengwa rero rero mvuze ijambo rindi ni umwanda ni amakosa ni no kwica amahame y'umuryango wa mwana wumvise bavuga yuko se ntacyo ashoboye mu buriri urya mwana uzi igikomere umuteye murabyumva sinzi kunsobanukirwa buriya kubyumva cyane cya kabiri wa mugore wawe ugiye kwandarika ngo yaguciye inyuma kuri kamera abana mwabyaranye umunsi bakuze bakabyumva urimo urabarera cyangwa urimo urabica kiriya kintu impamvu kibitera niyo dushaka kuvuga icya mbere ni ugushaka kwigira beza imbere y'abandi kandi twera turi babi cya gatatu gikomeye ni ugushaka guharabika mugenzi wawe kugira ngo ugire inyungu unyuramo kuko burya abanyarwanda turi abahanga umunyarwanda akora ikintu atahubutse burya nkubwiza ukuri umunyarwanda abanyarwanda iyo agiye kugusebya abazi icyo agomba kugeraho iyo akuvuga neza abazi icyo ashaka kugeraho iyo agukunda aba akufitemo inyungu zihishe inyuma abanyarwanda dufite ukuntu tubayeho akubwira ikintu ariko hirya gato ariko tubiterwa n'iki ni ubuzima twanyuzemo abanyarwanda twaciye mu buzima bugoye pe twaciye mu ntambara mu bigeragezo abantu bose bigamaye rero nkavuga ngo ni ibintu bibi bigayitse kandi n'ubikora ni ukuri ntarimo yubaka umuryango we ntarimo yubaka umuryango nyarwanda ntarimo yubaka ahazaza h'abana be ahubwo arimo arisenya kandi bizamugiraho ingaruka kuko buriya hari n'igihe kizagera ufata umuntu umuharabike kuri kamera ahita agutwara mu rukiko uzane preve y'ibyo bintu wavuze urumva cyagiye ni ibintu bibabaje ariko bigeze ku muryango hari umugabo ejobundi wafunzwe cyane bazanabafunga ariko birababaje kubona umuntu mwabyaranye akagupfumbata ukamupfumbata ukajya muri leta utigenda mwemeye bivuga ngo maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye uyu ndamwemeye ukajya mu rusengero atabyaye hagati nzamukunda mukuya ukabivuga akagupfumbata akagushyushya akakubyarira akagukorera ibintu byose warangiza ukamushyira ku musozi ukamushyiraho ubwambure icyo kintu usibye gusenya sosiyete usibye gusenya umuryango wawe nawe ubwawe urasenyutse kuko biriya yaravuze ngo umuntu wese udafata ururimi rwe aba ameze nk'umudugudu wasenyutse inkiki ni byiza ko twirinda ikibazo tukemura tukigikemurira ahubwo numva bakaza nko kuri social media bati Vital uri hehe impemburo ko nkeneye no kugira ngo mpore n'urugendo mpore n'abandi bose twicare tubabwire ukuntu urugo rwawe dusenyukiye ukuntu twiyunze iki kiganiro kiba kiryoshye cyane ukuntu twiyunze ukuntu banaduteranije ikindi kintu kiri kubizana n'abahanuzi akajya ugasanga agiye mu bihuraho ngaho ntibajya mu rusengero ntibumva ijambo ahubwo barabeshyana ngiye nkubwiza ukuri ntakubeshye hari uwaje arambwira ngo Imana yavuze ngo umugabo si uwe babyaranye kane ndamubwira se urahira yari uwande ati niko Imana yavuze ati nagira ngo ngende icatuza mu rugo barakubeshye ati we yatashye yarakaye neza azahora yishimye ngo n'ikimenyimenye ngo umugabo nagera mu rugo ngo uramubwira ngo hindukira ntari bwemere bose bahindukira buri munsi wabananiwe abarara badahindukiye bangana iki niko ngo urashaka umugore ngo urasanga umugore yagize gute ngo umugore ngo yarakaye uzi ibyamugoye mu rugo ari ibikize so rero umwuka wo gukurikira abahanuzi bahanurira iyo kure aho utamenya reka nkubwize ukuri Vital izidasenyuka suko zubatse ku rutare zubakiye mu kwihangana kumwe muri bo no kwihanganirana ubundi urugo ruzaba ruzima ni umuntu umwe wihangana kurusha undi kwihanganirana rigiye binanirana ariko harya umugabo ati genza kwihanganira ugacece ugasa nkaho utabibonye rero kuba mwumva nta nduru zivuga mu ngo suko zidahari ahubwo nuko hari ukuntu abantu bazicubije
hanyuma rero ndasaba ngo ubutaha Imana izadufashe hagira abantu baza kuri kamera bavuga ati rwari rusenyutse dore uko twarwubatse bicaranye bakundanye batubwira uko byagenze kuba bikemuye. Hanyuma se tukongera tukibaza ngo kuki abenshi kandi kuvuga bose baze kuri social media kuki aribo dukunda kubonaho bino bintu abenshi muri bo mubaza kuri social media kuki iyo hadaciye kabiri aribo tubonaho ibi bintu kuko tubona na bamwe mubaza kuvuga ibyo kuri social media bavuga ko ibyatangiye kwanga mu ngo zabo aho abo bashakanye baziye muri social media. Social media rero nkubwirira ryoha cyane ndangirika ngiye kumena hari umuceri hasi ngo bamenye hasi niko mubyita ngo bamenye umuceri ubundi social media pe yenda abafite amacano ntago tubizi ariko nanjye ndayifite birumvikana ariko twe usajye mu twitwa muri mu dutanga ibiganiro mu byitangwa kimwe abatumirwa rwose umutumirwa mwiza uvuga utangira avuga ibintu byiza nukuri agira umugisha haba makunyu rwose ariko ngo haba ngo n'abagabo ngo batereta abagore baje kwisosoma nashaka uhakwinjirira ibyo bintu byose reka tumeze ku nyungu nyungu ya mbere mwaravuga ati muri kandi ati nanjye reka nguheshe umugisha wamfashije ugasanga umuntu atunze amafaranga atigeze atunga atanatunga mu buzima bwe agasa nkamugwiririye umugore wafashe agafaranga ikintu cya mbere asa neza ikindi kandi abashaka kugira ijambo mu rugo kandi ikindi kuri kamera ntabwo waza usa nabi kereka twebwe abagabo tuzi uko twiboneye ariko abagore ni ka make up agacya gasa neza kandi burya imbaraga z'abagabo ni mu maso h'abagore yarebye gutyo tu amaso akamukuru noneho urumva cyagiye amafaranga ari kubona ntazabonera umwanya wa mugabo uri mu rugo kuko bamutumira agafaranga kazamuka atangira ngo icyayi kure ase neza yambara amabaze yambara amabiju ake mu maso ka make up kiyongere kuko by'ukuri pe ibintu bya social media si imennye umuceri ubihagazemo neza biragutunga ukabaho ugasa neza nta kindi kintu ukora kamera imwe ikaza indi kaza iyo ufite content mu kanwa kawe urimo urabyumva icyo gero wa mugore usa neza yaraje adasa neza cyangwa se uko yashaka agahinduka abyanga byakunda azabana abagabo bamutereta ko bundi kuba abantu bagutereta ntibisobanura ko uri icyo bagutekerezaho kandi ugomba kubana nabo noneho wa mwanya wo mu rugo rwasanga ya mafaranga abenshi ntibagiye ngo banayaga basanga umugore ararimba ariko umugabo urukweto rwarahengamye ntibasangira bwa buzima kandi ikibano hari akantu warubuze mutankarekaho kasubiremo nkumve nari mvuze ngo akenshi ni byagiye bigarukwaho ko iyo bamaze kubona amafaranga bahita bumva babaye nk'abagabo mu rugo cyase bakumva ko babagabo basize mu rugo bagomba yego bundi nuko nabivuga abantu kantera amabuye ubundi ukurusha ubukungu burya banakuyoboye je nuko nivugiye ariko bita ntubihindura mu yindi ndimi uzindi ndimi buryo uzarabe n'umukwe w'umukene yagize kwa nyirabukwe aca bugufi ukazi ko kwa sebukwe bamutungiye urugo ubundi ufite agakofi kabyimbye agira nk'ubuyobozi noneho ikindi abadamu bakunze kuba kuri social media n'abavuga butumwa kazi kubera guhagarara imbere bafite imbaraga urubyumva bafite ikintu cya autorité muri bubundi babagira ngo no mu rugo bigende gutyo ariko mu rugo tino the same mu rugo hariyo umugabo hariyo umugabo kandi abagabo nawe uri umugabo hari utugeso tugira twibyubahiro rimwe usanga bitanafashe cyane tuba dukeneye barabona aho umuntu ishati wampereje icyo gikombe kandi kimuri hafi yakihereza ikindi cya gatatu kibitera ni ugusenga kwacu guke kuko tubura umwanya wo kwinjira mu masengesho tukajya gusa mu biganiro tukibagirwa gusenga Imana kugira ngo Imana iduhishe ibyo dukwiye gukora yego turimo turagana ku musozo mu by'ukuri ubutumwa mwaha abashakanye cyane cyane baza kuri social media ndetse n'abakozi b'Imana baza kuri social media icyambere abakozi b'Imana tuza ngenda ndishyiramo ntago nshaka kwikuramo nibamenye neza ko tuje kubaka ubwami bw'Imana mu mitima y'abantu ntago tugomba gusenya ubwami bw'Imana mu mitima y'abantu
uwo tunenga hari aho duhurira, shaka nimero ye mubwirire ku ruhande, nta mpamvu yo kuza guhangana. Abagabo n'abagore ubundi no muri leta ubu ngubu hari icyo bita akagoroba k'ababyeyi n'ak'abamama, hari bagomba guhurira, hari abagore bari mu masengesho, hari abashumba, nubwo abashumba benshi twababuze batapfa kuboneka, ariko hari abandi bakabagira inama aho kuza gutukanira kuri social media no kumena amabanga y'urugo no kuvuga intege nke z'uwo mwashakanye bikomeretsa we n'ahazaza habo. Nabagira inama yuko baguye ikibazo bagikemura cyo gukemukira, kimurire mu rugo, bagikemurira ahandi hantu, ariko bigende neza. Yego. Ya, Pastor murakoze cyane. Reka mbashimire dusoze. Ibibazo birarangiye. Dusenga Imana. Kubw'igihe ariko uretse ko birarangiye. Yego. Byo nari nateguye birarangiye. Ariko ntabwo tubirambuye cyane kubw'igihe cyacu. Yes. Ariko ndabashimiye kubw'umwanya mwaduhaye tukaganira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ngiye ko nongeraho ni kamwe uwo nkomerekeje ambabarire. Nutishimiye ibyo mvuze ni ibitekerezo byanjye, nawe yashyiraho ibindi, kandi tubereho kubakana nta gusenyana. Ndagushimiye cyane, kandi n'umushumba wanjye ize hari ibintu nshaka gukoso mbabarire n'umunota umwe wonyine, hatagira umuntu ntekereza nkaho ndi umukozi wa Isayi. Oya, ntabwo uri umukozi we. No, ntabwo mukorera, simuvugira, sindi n'umuvugizi we, nge navuze ukuri kw'ijambo ry'iki ry'Imana. Ako bakumvise. Kandi cya kabiri, hatagira untekereza ngo ge yantumye, no, nge navuze kuri ecumenisme n'ubumwe bw'amatora mu mikorere y'abantu. Ntabwo ndi intumwa ye, sinanamuvugira. Yego. Nta nakazi musabye. Nge ndi mukuri kw'ibintu. Cya kabiri, abatabyemera n'ababishaka mu bikunde, representa w'itorero rya ADEPR mu Rwanda ni Ndayizeye. Ntaho bihungira, ntaho bicaho rero. Kuva ro nkitwa pasiteri muri bo ndi munsi y'amategeko ye. Buriya wemera kabonye naho mwanya nk'urugero buri bambwiye bati turagushaka, twabonye ko hari ibyo ushoboye. Ngewe ngo nabwira ngo ndabyanze. No, ntibanyobora se. Ubuze njya kwigaragambye ko shaka genda umukozi w'itorero, ndi umukozi w'itorero rishumbwe n'uriya muntu. Rero siwe mvugiye kuko azi neza ko nta natanu mpembwa yawe. Nayange batayanyishyuye yose. Ariko mureke tuvuga ukuri guhari. Bareke tuvuga ukuri gugize gute? Guhari. Nta buyobozi butashyirwaho n'Imana ryo ashaka ngo nongereho batanyumva ukundi kuntu. Icyiza azakora tuzamushyigikira. Ikibazo akora tuzamunenga, ariko ntabwo tuzamunengera kuri YouTube. Telefone ye turayifite, twamusanga hari. Ariko abantu be guterana amagambo n'ukuri simperuka y'isi. Uriya ntago ari umukozi wa Satani, ni umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ayo mafaranga yabagusigayemo banze kukwishyura ubwo nuko ariko rero ntabwo bigirize boka. Oya, nige ntaragiye ngo nandiko ntabwo ndabumwe kwandika ngo ndubahereze, kuko nabonaga hari nk'intambara nyinshi zihari bari kurwana n'abana bari guhembwa, kandi nge muri iyi minsi nta kibazo mfite, ndagifite nyine cy'amafaranga nk'umuntu, ariko aho nzamara kwandika nzi ko bazabikora, kandi babikoreye abantu benshi. Nese ugira kutabatwara mu rukiko nuko tubatinya. Ntabwo dushaka kongera umuraba mu nyanja, reka ubwato butuze, ADEPR igende neza, abantu bahumeke neza, abantu basenge neza, abantu bajye mu ijuru. Ikimana icya ADEPR itama Imana yakima. Yego. Murakoze cyane, turabashimiye. Reka dusoze dusenga Imana. Data wa twese rero turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi tugushimiye kugira ijambo mwami tuganire ko ni ijambo ryawe. Ushyigikira abera b'Imana, uho umugisha ya macano yose, Urugendo TV ndetse n'Impuguro TV, bose baho umugisha, kandi twe tugire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.